ubu turi saa tatu, saa saba iyo byahiye ndyame nduhuke uranyumva neza. Ari icyo gofero uri gushira mu mutwe n'igiki kandi sha akagofero mwibukiraho mwabura hano saa saba iyo byahiye nduhuke saa 10 ambako navuye hano. Byumvikane neza, hari umuntu ngiye gusura mu mujyi. uraza kuvuga ngo ndataye kuri hano. Ngiye gusura umuntu mu mujyi nisanga bitarashye. Urasanga byaherwa wowe upfa gutinda wo nijabo. Cyangwa akazi kawe, cyangwa akazi kawe. Cumi na bitanu ibiro bibiri n'inabitera by'umuceri. Ubundi arateka isahani n'ubundi bagiye kubwira abanereje cya gikozi hamwe n'ubwo ibaneza ariko nijana iby'inyibira. Aro bite wigeze uganira na boss? Buriya rero nagize ngo ni wowe buri uba wambabaje. Boss yaje kwa kundi cyo kivuye kugura abantu ngo ngenda musebya ngo simaga ubundi se ndahaga isahani murabizi ko itajya imazi kineye n'urushi. Uriya mugabo nuguhita kubita umugore naramuzima abo ahubwo kanda se kunego mubwira icyo mukajya kwa mukamana se yakingu aracyafite za nzoga zipfundikiye kandi banamwishyurira kuri telefone. Okay shayo noneho uzane ya nzoga nkuru suyizi iriho cya kintu kigenda nijoro sa enye 12 bitatu nanabigira ati cyo banyirukanye nge narira. Aha sibyo zanenye ndi hano nyine tubizi se mu rugo uko manga nahita nkukingure cyohoshe ngo kirakora nijoro. Cyo kuva mu bujagenda ntago nyifite amahoro neza neza. Nari bimunywana ariko nyine boss afite ndabizi bamufite imigati uzanire shatsi nateye nari bimusa yaraje kigiye kuza da kaberegereje nka nyuma kare na hafi se suko ndataha korokara neza. Amaza nkacira umuzigo wanjye warunze wese n'umuzigo wanjye nkacire kiryango nanjye mbona nahageze kose yo mutara mukubitana yatura warunwe madam genge tubanza twite bakaro narinjye zara hirya uriya mugore ashaka kumwasira ashaka kumbwira abonye ibyo bintu abimarara noneho wa mwana mugenda nakumukunda kugenda nari kamaga ngagu kuko kaba kana aka kantu ngo niki ngo ni ingwe wakibonye cyakiri kigenda nijoro kubwira jini teleportateri diringi nanjye cyongereza ndakizi nuko ari ibintu byaje kwanga shako nanjye cyashije ko bikagaje ko mwana none cyagiye none ntabwo cyatsigibonye kimwe ibyo 15 ibyo 15 cyaburi yagusiki erega buriya nabonye na boss wawe ari njyamba nawe ushatse ukuntu kigenza mugati rero bagiye uriya mugore aranjijije kubera n'amanyangari nawe nkamuzi urabizi ko ajya muri control technique ibintu byinshi cyane nashaka bajya muri control technique kiriya kibuno cye ari umuntu arwara ko ni pozo ari umuntu arwara nagora ari giye kugura je akamereza ibyamereza byose nyereka aragera gikatirugo nabonye n'abari barimo bose nanjye ibyo umuntu ari mbimenye ndimo ndareba ari yamuye boro kakujaza noneho n'ikintu kindatira ngo kiravuye reka mwanze bareka ngaka bose wari haza aho bose wabara cyangwa yagiye bose buriya naza kuza ko boss wawe ari iki boss wanje
yakubise mabuja hano muri salo biranakwereka n'ahantu na televiziyo barayimwinjiye mabuja hose yaragiye yaramukubise ubwo numvaga biriya bintu bose waba atabikora ariko bose wawe yigeze kungurira rimwe ngo ntacyo atwaye njye sansana ntabwo yaje ntwaye muri kiriya kizigo cye giparitse hariya jyana bibira ahubwo buriya wowe ntabwo ubizi bose wanyine nabonye isuka afite uburyarya ariko rero mu gitondo